Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cya Adventi, tariki 6 Ukuboza 2024. Aha niho tugiye guhurira n'Imana. Isomo rya mbere cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 29 mu 17 kugeza ku 24. Hasigaye igihe gito maze ishyamba rya Libani rikaba ryahindutse umurima w'imbuto ziribwa, naho umurima w'imbuto ziribwa ugahinduka ishyamba. Uwo munsi ibipfamatwi bizumva amagambo y'igitabo, n'impumyi zizasohokeye mu mwijima w'icuraburindi maze zibone. Abaciye bugufi bazarushaho kwishimira Uhoraho, n'abakene banezerwe kubera Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Kuko uwo munsi uzaba ari iherezo ry'abategetsi b'abagome, abashungerezi bagakozwa isoni, n'abashaka gukora nabi bose bakarimburwa. Bizagendekera bityo abagambanira abandi mu mvugo yabo, abatega abandi imitego mu manza, n'aboshya intungane gukora nabi. Nicyo gitumye Uhoraho, Imana y'inzu ya Yakobo, warokoye Aburahamu, avuze atya: umuryango wa Yakobo ntuzongera gukozwa isoni ukundi, n'uruhanga rwe ntiruzongera kwijima. Kuko abana babo babonye ibyo nakoreye muri bo, bazatagatifuza izina ryanjye, batagatifuze Nyir'ubutagatifu wa Yakobo, bityo bazatinya Imana ya Isiraheli. Imitima hagize izahabuka, n'abatavaga kwizima bemere kwigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 27. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho, kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwitura mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima, ube intwari rwose, wiringire Uhoraho. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 9 27 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Yesu akomeza kugenda, impumyi ebyiri ziramukurikira zisakuza ziti: mwana wa Dawudi, tugirire impuhwe. Ageze imuhira, impumyi ziramwegera, maze arazibaza ati: mwemera ko nshobora gukora ibyo ngibyo? Ziti: yego Nyagasani. Nuko abakora ku maso avuga ati: nibababere uko mubyemera. Nuko amaso yabo arahumuka. Hanyuma Yesu arabihanangiriza ati: mumenye ntihagire ubimenya. Ariko bo bagitirimukaho, bamwamamaza muri icyo gihugu cyose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ariko bagitirimukaho, bamwamamaza muri icyo gihugu cyose. Amen. Abayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Hari ubwo ngo bajya baterera ku bagabo, ngo bajya mu ikabare bagasinda, ngo barangiza gusinda, ngo bagahita batuma indaya, ukurikira akantu umubyeyi, bagatuma indaya inyama z'umwijima. Nuko bakazikegeta, nduze kumbaza nyine aho birangirira. Nawe urumva nyine iyo utumye intumwa, icyo itumye uko bigenda. Umwijima, kurya inyama z'imyijima, kaza kurangira duhingukiye mu nzu z'indaya. Ye baba we. Bayoboke b'Imana, nitugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Ngiyi ni intego ya Adventi, urumuri rwa Kristo rutumurikire iminsi yose. Kristo urumuri rw'amahanga namurikire imitima yanyu, kugira ngo ibone Imana, ibone ikuzo ry'Imana, ibone icyiza, bityo tugendere mu rumuri rw'Imana. Amasomo cyacu duteguriye kuri uyu munsi, ubwo turi mu gihe cya Adventi, icyumweru cya mbere cya Adventi, aratwerekeza ku rumuri. Dore ko urumuri ari n'izingiro ry'igihe cya Adventi, rutwerekeza kuri Noheli. Tuzirikana ko Kristo ari urumuri rw'amahanga nyine, bwa buhanuzi bwa Simewoni, rumuri rw'amahanga. Mu gihe cya Adventi nk'uko twabizirikanye, amatara ane tuzacanirwa atwerekeza kuri Mesiya ugiye kuza, ko ari urumuri rwacu, rumuri rw'amahanga. Ngiyi intego n'ubundi tujye kugendaho n'amasomo, iraza kwitwa urumuri. Mu Gifaransa nifuje kubyita transparence, nganisha ku mucyo. Ariko cyane turaza gusoza tubona ko urumuri, umucyo, byerekeza ku bunyangamugayo.
nawe rero uze kuva aha ngaha watangiye gutazanura ibintu byose bizana umwijima iwawe, watangiye gutazanura ibintu byose bizana akavuyo iwawe, bityo nawe ugendere mu rumuri, ukire urumuri rwa Kristo maze ubone. Ku isomo rya mbere tumaze kuzirikana ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, izazakomeza kuduherekeza atuganisha nyine kuri urwo rumuri Yesu Kristo, urumuri rw'amahanga, ubwo ari gutegura umuryango w'Imana kuzakira urumuri Nyagasani azaba boherereje, bari mu byago, bari mu kaga, bari mu bibazo, ariko Nyagasani agakomeza kugenda bacanira itara. Ku isomo rya mbere turuvuga ishushanya berekana ibiti, ishyamba rizahinduka umurima w'imbuto. Ibi bikatwerekeza uburyo twera imbuto, fructification, changement, guhinduka. Bikerekeza ku bantu bagomba guhindura imitima yabo ikaba myiza, bakarangamira Nyagasani. Guhinduka nta kindi ni uguhinduka ukabona Imana. Urumuri nta kindi ni ukureba Imana ukabona Imana. Iyo umaze kubona Imana ubona na mugenzi wawe ukamwerera imbuto nziza. Nguko rero uko n'umugome ahinduka, wa wundi wabaga mu ishyamba, namwe muzi icyo mu ishyamba bahakorera ni ukuryana, nuko bikaza kurangira ahubwo uri gusangira n'abandi. Kubera iki? Wahindutse. Iri somo risoza riduha interuro nziza ikubiyemo uku guhinduka kw'abantu n'imitima y'abantu, cyane cyane muri igihe cya Advent, ubwo bagize bati imitima yahabye izahabuka n'abatavaga kwiza bamere kwigishwa. Amen, amen, amen. Guhinduka ntabwo ari uguhindura imyambaro, ntabwo ari uguhinduka k'umubiri, ahubwo ni uguhindura umutima, changement du cœur et non de vêtements. Guhinduka mu ijambo rimwe n'urwo rumuri n'uwo mucyo ukuganisha ku Mana. Ngiye na Zaburi y'umunsi ya 27, Zaburi y'umucyo, urumuri nta kindi, urumuri ni Imana, urumuri rwuzuye ni Imana. Yamana igenda itumurikira buri gihe, uwo n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, rwa rumuri rukiza rutuvana mu mwijima. Nawe rero mu Kristo muvandimwe, va mu mwijima. Naho ivanjiri y'uno munsi nayo yavuze ko urumuri impumyi ebyiri zabashije kubona kubera ko zamurikiwe n'urumuri rw'amahanga, Yesu Kristo, urumuri nyakuri, la lumière par excellence. Ariko dutangazwe n'izi mpumyi uburyo zitabonaga, zari zifite amaso agaragara inyuma, ariko bikaza kurangira bamenye ko ari Yesu koko bakurikiye. Urugendo Yesu agiye gukoresha abantu babiri ruratwerekeza ku rugendo natwe dukora turi kugana Imana, aho duhurira n'Imana mu kivunge ku nzira, nuko Yesu akadutwara mpaka no mu rugo. Twagera imuhira Yesu akagira gute akadukiza. Biratwerekeza nanone uburyo urumuri Yesu agenda buhoro agira ngo agenda atumurikira mu nzira yacu y'ukwemera. Bari mu nzira, Yesu akomeza kugenda nabo. Bishoboke ko hari kuba inyigisho z'agatigisimu ziza kubahindura. Ngo ageze imuhira, ngo impumyi ziramwegera, arazibaza ati, mwemera ko nshobora gukora ibyo ngibyo? Ziti, yego Nyagasani. Ngo kuko kwamamaza ukwemera Yesu wabigishije, arangije kubigisha, agiye noneho kubakoraho ubundi bakire. Twongeye twibutsa uburyo bubiri Yesu akunze gukoresha akiza. Uburyo bwa mbere n'amagambo. Ngaho umusirikare duherutse kumva, sinkwiye kwakwinjira mu nzu yanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira. Hari ubundi buryo bubiri. Uburyo bwa kabiri Yesu ashobora gukoresha contact, touche, akagukoraho geste, nk'uko mbese abigenjereje izi mpumyi zari zimukurikiye, none koko arazihumuye, zikozeho, azikora ku maso, nuko zirabona. Uku kubona biratwerekeza ku masakramento duhabwa, byamenyesho bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo atagatifuze muri kiliziya ye. Yesu akora ibishoboka byose tukabanza tukiga, gatwigisha, twamara kugira aho kwemera kwacu kugera, nuko Yesu kagira gute kadukiza. Ngiye bitangaza umwami Yesu akora, tukamubona, ikizakubwira ko wabonye Yesu, izakubwira ko umurikiwe, nuko uzabona Imana, hanyuma ukabona na mugenzi wawe. Nuko uzabona Yesu, wabona uguhumura, hanyuma akagutuma gukora ibikorwa byo kugendera mu rumuri. Hanyuma Yesu akagusaba kujya kwita ku bandi. Yesu akagusaba kwirukana umwijima wose uri wawe, desordre, akavuyo, amanyanga, amatiku, ibindi byose bituma udakorera mu mucyo, bityo ukabinyanga mugayo. Umunsi umwe njya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bari babanye neza, ariko byari n'ibyuko nyine aho Nyakibi yageze, ntiyongeye no kurara bushyitsi.
rwa rugo ruza kugera igihe hazamo bombori amatiko amakimbirane ngo yaraturutse ku ki, ngo yaraturutse ku mugore ujya uca inyuma umugabo we, kandi koko bakabimenya neza neza. Umugabo yibaza uko azagenza uwo mugore, arabibura. Nuko igihe kimwe ngo cyaje kugera, wa mugabo afata icyemezo cy'uko nyine agiye kumwirukana basare gatanya. Abikojeje umugore amubwira ati ndashaka noneho mpa gatanya, ubundi tugatandukana kuko ibi birandambiye, ingeso yawe y'ubusambanyi irandambiye yo kunca inyuma. Wa mugore nawe ngo biramubabaza, areba hirya areba hino, maze abwira wa mugabo ati mbabarira, umpa umunsi umwe gusa wo kubitekerezaho, ubundi nagaruka nkubwire. Nuko wa mugabo aramwemerera. Abonye avuye mu rugo, bishoboke ko umugabo yatekereje ko agiye gusezera, agiye gutanga agasezero kuri ba bandi nyine bajya muvogerera urugo. Nuko umugabo ntiyanabitindaho, umugore aragenda. Uza hano se umugore yagiye, ngo yagiye iwabo, ngo umugore ngo akaba yaratinyaga mu bantu bakomeye, yatinyaga kandi yubaha, akaba ari papa we gusa mu buzima. Nuko aragenda amwicara imbere, aramubwira ati papa, mfite icyo ngiye ukubitse gikomeye cyane, njya kukugana ntigeze kuganiriza. Nuko se amutega amatwi. Wa mukobwa aramubwira ati umva rero, ingeso y'ubusambanyi ifite igiye kunsenyera urugo, ubu ngubu ndi hafi guha gatanya, ubundi dutandukane. Papa, ndikumva bingoye bimbabaje, iyi ngeso yarananiye, nabuze uko nayicikaho nanjye, nakora iki? Nuko se ngo aramwitegereza, nuko se ngo aramubwira ati mwana wanjye, ikibazo ntabwo ari ubusambanyi, ahubwo ikibazo ni ukubeshya. Genda ucike ku ngeso y'ububeshyi, ntuzongere kubeshya, ubundi n'ubwo busambanyi bizaziraho, nabwo bucikeho burundu. Nucika ku kubeshya, nabwo uzabucikaho. Genda rero ubanze ukora umwitozo wo gucika ku ngeso mbi yo kubeshya, ubundi ibindi uzabona ko byijyanamo. Nuko wa mukobwa we aragenda asubira iwe. Ntageze mu nzira, yumva umwe mu bantu bari bariganye amuhamagaye, mbese amwibutsa umukino bakinaga. Nuko ngera kumubaza, amusaba ko baryamana. Wa mugore areba hirya areba hino, yibaza ibibazo byinshi. Ati ubuse nongeye nkamwemerera, mbwiye papa ko bitabaye, aho sinaba nongeye kubeshya kandi papa buje kubeshya? Ese noneho nongeye kumwemerera n'ubundi nzahinguka nte mu maso ya papa, nongere mubwire ko bya bintu nabisubiyemo? Izi soni koko none uzazikizwa n'iki kimwaro? Nuko ako kanya ahita amukurizira ku murima ati umva, ibintu nabivuyemo kandi sinzongera kubisubiramo, iyo nimero ndishoboye kuboneka. Aragenda. Ubwo waho nibiganya bamuvuyeho. Uko amuvuyeho ari mu nzira, aza guhura n'inshuti z'abagabo, inshuti z'umugabo we, nazo zimubaza bya bindi. Nanone abisubiza kwa kundi atekereje uburyo atazongera kubeshya papa we, n'uburyo azakorwa n'isoni none yongera kumubwira ko yongeye gusubira mu ngeso y'ubusambanyi, ati iyo nimero ndishoboye kuboneka. Nuko bose agenda bakura inzira ku murima. Arakomeza. Noneho ageze mu rugo, umugabo w'umuturanyi nawe ahita azamubaza kwa kundi ati turyamane, twongere turyamane rwose, twongere tuganire turyamane. Nawe amusubiza kwa kundi yagiye asubiza abandi, ari inshuti z'umugabo, ari abaturanye, ari abo biganye, ari abo bakorana ku kazi, abagabo benshi, dore ko bari bamenyeranye. Bose bagenda baza bamubaza, anako agenda bashishuriza ati iyo nimero ndishoboye kuboneka, sinzasubira, nabivuyemo kera. Uzi ko igihe cyaje kugera, ba bagabo, ba basore, za nsore, za nshuti z'umugabo, akarizo zongera kujya kubwira umugabo ati uzi ko n'umugabo wa umugore wawe byagenze bite, ko atagishaka ko tuganira, wamuhaye iki noneho? Aho niho noneho umugabo yatangiye kongera fata agahenge, nawe yemera ko noneho umugore we byabintu atakibikora, n'ubuhamya yiboneraga ubwe. Nuko umwaka urashira, ari gushwishwiriza, ari gukura inzira ku murima, abo bagabo baturanye. Uwa kabiri ashiro gatatu, uzi ko yaje kongera gusubira kwa Samubwira ati noneho papa narakize burundu,
ntabwo ntongeye guca inyuma umugabo wanjye kugeza na n'ubu, kuko ntongeye kubeshya nk'uko wari wabimbwiye. Kubeshya nabicitseho, koko nje kugushimira ko umuti wampaye nawe ufashe neza. Sinongeye kubeshya, sinongeye no kugwa mu ngeso z'ubusambanyi. Ubu ngubu tubanye neza n'umugabo wanjye, nta cyakongera kudutandukanya kuko nijye wari ikibazo. None twabonye igisubizo cyiza iwacu, igisubizo cy'ukuri. Nsigaye ndi umunyakuri. Bishoboke ko papa wamubwiye ati komereza aho umwana wanjye, ukomere mu rugo rwawe. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiye ibyiza byo kugendera mu rumuri, ngiye ibyiza byo kuva mu mwijima, ngiye ibyiza byo kuba umunyakuri. Reka dusoreze gutuntu tune, nawe tuze kujya kugufasha mu buzima bwawe. Niba nta hari umwijima ubashe kuwukurayo, maze ugendere mu rumuri rwa Kristo. Icyambere nicyo umuhanga yavuze ati, burya iyo ubeshya bigeraho bikaza kurangira ari wowe wibeshye. Byumvikana n'igihe uvugisha ukuri birangira nyine ubaye umunyakuri. Nawe uze gukora umwitozo nk'uku uyu musaza yabwiye uyu mukobwa we, uramutse nawe ucitse ku ngeso yo kubeshya, uzi ko wacika no ku ngeso nyinshi cyane. Kubera ko ibyaha byinshi akenshi tuba dushaka kwirengera, kwibera, kwigira bere, kwishyira imbere, ukaza gusanga turi gucurikiranya indahiro. Uramutse ucitse ku kinyoma ukagendera mu kuri, wagera heza, wakubaka, wamererwa neza, wagira ubuzima bwiza. Icya kabiri ni umwitozo uza gukora, wongereho ibintu bigiye kugusenyera, ibintu biri kukubuza kwishima, ibintu biri gusenya umuhamagaro wawe, ibintu bigiye kugusenyera n'uwo mwashakanye. Uraza gusanga n'uwisuzuma, uraza gusanga bitari kure no gucabiranya, kubeshya, amanyanga, amatiku, gucurikiranya indahiro, amanyanga menshi cyane. Rero icyo bigusaba ni ukuba verdique, kuba umunyakuri, ukoresha ukuri, la transparence, ube mucyo. Icya gatatu twazirikana hamwe n'amasomo, turazirikana inshinge ebyiri z'igifaransa, imwe yitwa apparaître, indi yitwa l'être. Ya mvugo y'igifaransa igira iti les apparences sont trompeuses, ngo ibigaragara inyuma bishashagirana bishobora gutubeshya bigatuma dupfukirana ubumuntu. L'être, ukuri ntibigaragare, aho ugashaka kugaragara uko utari, wiyerekana uko utari, za ngeso akaba arizo nyine uri guhisha gusa, ariko wenda ushaka kuzamuka mu rumuri. Abantu benshi twagiye dupfukirana uko turi, tukigaragaza aho uko tutari, l'apparence, kandi twakagombye kuba twebwe ikiri muri wowe. Reka rero urumuri rwa Kristo rutambuke iwawe, maze umererwe neza. Icya kane tuzirikanaho nicyo kwisuzuma uno munsi. Wisuzume impamvu duhura n'ibihombo byinshi. Ibigo byacu bihura n'ibihombo, kiliziya zigahura n'ibihombo, leta igahura n'ibihombo, imirenge igahura n'ibihombo, uturere tugahura n'ibihombo, paruwase diyoseze zigahura n'ibihombo. Akenshi uzasanga ayo nibe amafaranga n'ibindi byinshi cyane, uzasanga harabuze mu jambo bita transparence, ukuri, umucyo. Abantu bashinzwe umutungo baramutse bagendeye mu mucyo, twakira twamererwa neza. Abantu bashinzwe kuyobora abandi baramutse ari abanyamucyo, batangaza urumuri ahantu hose, twakira twamererwa neza. Ariko usanga kenshi turi gukina kashikashi, kureremba, kwihisha, nibwo uzasanga koko turi impumyi. Abantu benshi turi impumyi nuko tutabizi. Yesu no munsi arifuza ko yakura umwijima uri wacu, maze tubone, tumubone, kandi twarenza kumubona tukamwereka abandi buri munsi. Akira umuriro wa Kristo, uboneshereza abandi buri munsi. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ku masomo kuri Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.